yanza mbonye byose sitangira kurebye uramenya uritonde mushiki wanjye niwe ndafite kenda mukunda amenye n'umuvandimwe wacu twese ahangaha sister wanjye n'usister wawe ngo bibaki cyane kugira izina ryiza ukaba n'umukobwa mwiza keza uri mwiza neza ariko nawe umuntu mwiza ngo ni ese bro none ntabwo nshaka erika byose n'ubu ntokinga mbese kuvuga ko umuntu ari mwiza ntabwo ari ukwenda navuga ngo namukunze ngo tugiye kujya mu rukundo nuko nyine aba ari mwiza mbibona akibazo si cyangwa gutwara ariko igashishika dushaka ejo bundi kuzabona ndetse neza reka twizere ko atatwumvisha akubona n'uvuga nza ndagukunda pe kandi n'umutima wanjye wose Excuse? Hi. Meze mute? meze neza Okay. Fine for that. okay nanjye nitwa Keza Oh. Utuyeze? njye rero ntabwo ntuye hano hafi ariko yaje kureba musaza wanjye utuye hano hafi Okay. Iyo mubonye muri quartier ndavuga ati ni umukobwa mushyashya nari nabona muri quartier amakuru ye. Yifuza kukuvugisha nyine tuvuge. nta kibazo amukwanje ni meza n'ibyo ndi mushyashya muri no quartier ntabwo nkunze kuhaza Umuntu wigeze kubwira ko ufite amaso meza? No, ugiye kwita uvuga ati ni ryarari ry'abahungu bantu hanze. No. cyangwa yini kwimbwiye n'ibyo Harya uwo mbro atuye ko nanjye nuye muri quartier no yari akukira gipangu. ni hano imbere gato nta n'iminota myinshi irimo Sinabwerekeza wanyemerera. ukanegezayo Cyangwa bro wawe ari ukuntu afite ibindi ukuntu wawe bro baba akazi mutavugana. ntacyo wangeza kuri gate ko ntabwo ari kure Okay, kanyemerera ahubwo nzakuvisitinga another day. yego Niba byashoboka amakana imiboka nkaza kuvugisha niba nta kibazo. nta kibazo Wow! Ushobora kuba uri sociable uganira uvuga inda ari abandi bakobwa atapfa no kuvugisha gutyo. Amayinero zawe ntabwo kuvugisha sibyo? Umusore mwiza ugasha nete. nabanguye neza ngiye Okay. Urakoze ndaza kuguhamagara. sawa Sawa, thanks. Shaka ko hano mu Rwanda ibibazo byaraganje. Muzerandiro naramwishyuye, ibishingo narishyuye, amazi n'umuriro gatunganyije. Kiriko wenda muri stock y'ikikoni. Munyara umuce muke ariko Nta n'ikibazo twabona n'undi. Tugomba kujya dutegura gahunda z'ukwezi ngo zigende neza kugira ngo tubone hagati. cyakura amazi. Kimwe mu nakubonye umugore byene organize. Ibintu ni ku murongo. Cyakora nzakwigira ibintu byinshi prema. Ariko nawe nzakwigiraho byinshi se gusa. Imana yagize umugisha kubana nawe tu. Bambere mfite nzareka buriya. Hari abantu babana ukabona nyine bahuje kandi n'abandi kuko baryanye. Usko wa mukobwa witwa Karine yakumwe ngo turaza. Bazi ko turavuka nanjye nawe buriya. Ariko n'ubu nanjye abantu bamba babimbwira wanze igihe tumaranye y'abantu ngo mara igihe kinini ngo birangira nkaho bavukana. Kandi narabyumvise. Cyane bizagajya byemeza.
bijya biba ntabwo wari umuntu yabanye n'undi ari igikaraganya mugenzi mbese ukaba neza n'abavandimwe yajya byumva nawe se nako bahuje amaso ariko hanyuma ntabwo bize byiza tuba hamwe turya bimwe dusa nk'abakora bimwe n'ubundi biologically ubundi iyo abantu babanye igihe kinini birangira bose ni karibu uyu munsi tugende muri iki gitondo none bro my sister how are you aya masaha ko tuzindukiye biki none kabisa none se niwe wakagombye kuba uri ku ishuri se uratungura n'ubwa mbere ntishure ko mwese uruzi ubu ngubu iki gitondo abuze ko usanga ahangaha njye se bitwaye iki gusura n'ikibazo dore ni mugenzi wawe turabana wow goodbye yeah nice to meet you I'm Keza yeah none tuganza turabana n'umushitsi wanjye umunyeshuri wiga muri segonderi ni sister wajya kumbwira burya kopi wabaye gute uragira twibagirwa neza ukintu uvuga ko niga muri segonderi uyobewe ko niga mu mwaka wa 2 kaminuza apfone nibagiye ko umuntu aba afite ibintu byinshi mu mutwe ibyo byo nari narabyibagiwe byinshi bose twibagirwa hahandi wifata imyaka inga yose oya umuntu aba ari byiza neza aho ibyo tubireke kushimeza bite se ubuga muri kaminuza mbese usigiye wumva urenze nta renga gusa se kazi nsigaye ndi umuntu ukomeye uri muri bandi abantu nibasoza ngo bazaba ba general bazaza accountant ubuzi kuzisohoka hanze bashumika twe twazisoje ryari mwebwe ni mwebwe sinzini uretse n'umugisha ndawuzumva cyane ibyo tubireke uje mu gitondo ugeze amahirwe urahasanze ahubwo si ngombwa kukwitaho genda urifate icyo kurya urebe niba ikintu gihari wiyiteho turakomeza tuganire gusa nturi hano hari izindi gahunda ufite ni hasi katuje cyane niko asana bameze reka nduhuke tuza gusubira ariko hatuje cyane sawa ganza mbonye ibyo sister wanjye akurebye uramenye uritonde uriya ni mushiki wanjye niwe wenda ufite genda mukunda uramenye ni umuvandimwe wacu twese ahangaha sister wanjye niwe sister wawe ngo simanzi uretse gukabya ko wari wambona mu majwi nkayo wowe tuza wamurakoze mushiki wanjye right ari safe umutuje rwose ikamwizera iyi ni sister agiye kuba ahangaha urabona buri bugaje agiye kujya muri vakasi ikamwizera ko tuzabana neza kandi bikazagenda neza uko bisanzwe nta kintu kitaguteranya manzi icyaro tuze kabisa ntugire ikibazo na kimwe ahubwo sister wawe yaruza kubwira ikiganiro nk'iki ngiki kuko njye uranze rwose nditonda ndumva Kristo zose ingeso zanjye ntaho nzahurira nawe rwose muri cyane kabisa niyo nyakureba urabizi abakobwa b'iki gihe bakunda abasore babogari umva nk'ibintu watekereje kuri sister wawe kwera akakanya biba ni ibintu bisanzwe buriya nuko aribwo bwa mbere duhuye ugomba kwitegereza umuntu ubana na musaza wawe buriya nanjye zatafata na musaza wawe rwose kandi ni n'umwana ubona twababaza reka nkwizere urabona ko muri iyi minsi arimo mugiye kujya wirirwa n'ahangaha sister Vitus Imana kusura nta no kumbwira ubona none se ni ngombwa ngo nimba aje kugusura bikumenyesha ko agiye gusura mama usubona asiganye nande koko umva aguhangayikiye kundusha pe erega ndifura yiwe ni ngombwa mpangayikire nanjye ndi bucurabwe kinakora kimwe ariko rero uramenye nanga hari ibishuko byinshi utabona ugire ngo ni ahantu ha marayike nanga mu mujyi wa Kigali abasore bari ahangaha n'ugushukana uramenye utazakoze soni mu muryango nawe gakobwa ko ine dufite erega bro humura ubwira umva ntavunika pe namubugira mba nzumva kandi nanjye nzagerageza kwifata neza ko byakora nkuko bishaka sister rero nubwo usanze ahangaha nta mahirwe wagize nuko natashye ntinze najya kora match nta gahunda nakerewe reba uburyo meze ndagira njye kwitegura njye mu kazi ubwo uragumana na ganza ahangaha nta kibazo nibagiwe guhamagara mubwira ko nanjye nahageze okay sawa rero turi sawa
kureba no kwinjiza ibikorwa n'ibyo cyangwa ibikorwa mu rugo gusa. Wabonye icyayi giteretse? nta kibazo nshaka bagushakira agafanta cyangwa amata. oya hari kuganira kugira umuzoga? oya hari urashaka ko kwinjira twagize hanze ibikorwa ntabwo tuzabishakira hariya ngenda nitwa Keza biba hake cyane kugira izina ryiza ukabona umukobwa mwiza Keza uri mwiza neza ariko nawe uri umuntu mwiza ngo ni ese bro noneho ntabwo urabishaka ko mpinduka iki cyo cyakuzanye ahangaha mba mani senya kimwe ukubera ngewe kamarika banza musitoninga ibyanyu kuganira muri ibyo byakuzanye ahangaha ufate igikapu cyawe usubireyo umusore tubana utangiye kuvuga ngo ni mwiza aka kanya mumaranye ese bro bitwaye iki oya uje hano mu kiruhuko uriya muhungu turabana kandi ntiwivange mu bana wacu uri sister wanjye n'urugo ugomba kuba sister wewe ibyo kumwibwisha ngo ni mwiza ubikirayo mu bwonko bwawe nakererewe njye ukazi kandi ibyo nakubwiye byose ubisige mu matwi shake uransekeje rukuri ntabwo ko ujya utera story bigeze aha ngaha ego nuko buri utanganirije ariko njye uri umuntu wanganirije story turazitera no kumva uriya bwa mbere nkubona nabona gutuje nubwo se umutipe mwiza gutya ubutuje bane yanjye urabona ko kibibona ze mba byari hatanye ariko abantu bagenda bamenya ngo nakubona biba bihindutse ariko ntabwo ari wowe wenyine abantu benshi bakunda kumva ko mufite ikirango bituje si byiza bituje cyane cyane ashobora kukureba akibaza ibintu byinshi njye naraje ndavuga ati se nagira afite utudeni twinshi afite utuntu nyine umuntu ashaka tunatekereza nyine tuje hasi urabona ko umeze nk'umuntu ufite utubazo twarenze cyane yego ku mana yanjye cyakora nkurikije ukuntu uri mwiza umenya n'abakobwa mugenda n'abasore beza aha sarebye nta byadanje nyine biraho njye mbona nyine abakobwa beza hari ukuntu babifata bakironda bakagenda bonyine ukuntu simbizi oya njye iyo wisanzuye turisanzurana ubona nyine bose turavugana biraho cyiza urumva umusaza waragize amahirwe yo kuvukana n'umukobwa mwiza ufite n'ubwenge mu mutwe urakoze ahubwo se tuvuze umusaza wawe ndibuka usanzwe umubonye kuriya ejo nabonaga ari ukuntu ntukambwire uriya nuko tubona pe arafuha mana yanjye uteye ubwoba safuye umukobwa w'inkumi nkawe ugiye kurangiza kaminuza ejo bundi uraba wubatse urugo rwawe ntabwo wabyumva nyine pe ntabwo wabyumva aramfuhira kuri rwa rwego iyo bigeze kuri topiki yanjye bihindura isura ubona ko aba yiturije iyo bigeze kuri njye arahinduka ejo nyine nabonye bigenze kuriya niyo mpamvu nasinzoka nkabarekana nabonaga ngiye bicanze ntabwo numvaga ushyikiwe kuri turi kumwe njye nawe bitwaye ikizi iturize igihe byarantunguye buriya ndetse cyane ahubwo ndabona yenda no kugera hano hari uturimo ntari nasoza ngire mbanze ntusoze ariko nanjye ibintu nandi ukora nabisoje sinzi ushaka nagufasha mba ikihe byinshi nta kibazo wowe
ngiye guteka nta mpamvu. wanze ko ngufasha Oya ntacyo. shaho ngewe nzajya ngutuza umfashe Nta kintu nzajya kufasha. Akusi ubwo ubaze ngomba kujya mu gikoni ugateka. Hari. none Hoya. ariko ukunze no guteka buriya Wowe birumvikana uri kumwe na bro muri hano muri Yeranje ariko mpari ntago byaba bro ntago azi guteka ni ikintu gice teka genze guteka dusha n'abantu bize uko nteka ibishyimbo bikaba inyama uretse ejo nzaguteka uri yasuze ufatiwe akarindira umugati ndi hafi aho ngaho nari igitagazo we kabisa ariko wa muganda nashonje da sinzi wabikurikirana amasaha yagiye wa muganda araza adusanze tumeze gutyo neza ngo twamukira kanjire mbere bikintu gabikurikirana ariko ntuwicwe n'akazi ndahari nanjye ntacyo Yes, sister. Neza. Meze neza. Mwese ibiruko bimeze neza. Ibiruko bimeze neza nta kibazo. Irungu ntabwo riba ryakwishe. Yego kwezi ryanyishe ntabwo wansanga ko ari umwana mwiza. Uvuze ngo bakubwerekana tugiye ntibavuga ibintu wowe ngo bifate ukundi. Mwese njye nisha amarangamutima yanjye akambwira ngo ni mwiza. Inombega cyangwa we. nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ngo ujya kuza muri inzu nakubwiye ngo iki? Nawe ngo uriya n'umusore tubana. Nabwe ngo umufate nka brother wawe. None ibyo byo utangiye njye ntabwo ndi kubyumva. Ahubwo byuko ufata bag usubire wanyu. Uvanga ariko se kuba mvuze yuko ari umwana mwiza nta kintu atwaye. Urumva ibyo ngibyo bihuriye n'ibyo utekereza ko. None se niba umuntu mwiza mwihisha. nakubwiye ko abasore b'i Kigali bose ugomba kubirinda. I Kigali hari ibishuko byinshi cyane nabwo ugomba kubyirinda. Ibyo bishuko ndabizi ko bihari. Niyo ntabwo najya kwinaga mu mazi menshi kandi mbibona. Okay, uriya aramufata nk'umusaza wawe. Ibyo bwiza ibyanwa none uracyameze nk'umwana ukiga mu wa mbere segonderi. Menya ko umaze gukora ibyo bigomba kubireka. Nawe urankasura kabya mu wa mbere segonderi. Sinshaka ko nkoze isoni ukazaneza mama ugatuma avuga ngo njyewe natumye witwara nabi. Ese sinzara ngo ntabwo urizi. Oya ibyo byo kumbwira ngo sezerano kandi ibyo ngibyo by'abasore byikuremo ugume kuri mu biruhuko ugenda utegura igihembwe cyawe ejo nimurasubira no ku ishuri usoma amasomo yawe ugenda amahoro. Nabyumvise ariko ni mwiza niba ari mwiza mfite no kubivuga ariko reka tujye tubyemera sibyo ibintu iyo biriho turabivuga ni mwiza pe wenda ndabikubwiye yego kuko ari byo ahubwo wenda nakuvuze ko namukunda cyangwa sinzi n'ibyo utekereza. Okay, utazanteranya n'inshuti yanjye tumaye igihe kinini tubana. Utazanteranya n'inshuti yanjye uriya musore tumaze igihe kinini tubana apana kuzaduteranya. Wowe namufashe nk'umuvandimwe wanjye naye ngusaba ko ugomba kumufata nk'umuvandimwe wawe. Ibyo bintu by'inkundo byibagirwe. Oya ugomba kubyibagirwa. simwe kwemeza bite ko nubamutse umwana wawe Nta kibazo cyabaye hano rwose. Ntacyo mana ni ibintu bisaba mba ndi kuganira na mushiki wanjye n'utuntu tuba tutari kumvikana aho nta kintu. Okay. Yaradufashe Ibaze yumva turi kumupfa. mandagira umujinya buriya ntukamubone kuriya. Reka byose niho umuntu mbese kuvuga ko umuntu ari mwiza ntabwo ari ukwenda navuga ngo namukunze ngo tugiye kujya mu rukundo nuko nyine aba ari mwiza mbibona. Cyangwa yakutwara Ariko rigashiki kandi sinabwize ko nawe dushaka ejo bundi uzabona umeze neza. Oya. reka twizere ko atatwumvishe. Ntabwo twumvise mama. Akubwira nawe nyine ujye ugabanya ibintu by'umujinya pe kuba wakabije Umubwira biba ari uko. ariko mba nbyumva Iyo nzobe y'abasore bayishaka hano ni benshi.
humura rwose humura nzifata neza. Ganza we hari ikintu nshaka kubwira. cyenda kubyo twaganiye tuzanuze Ganza nyine gitandukanye n'ibyo twahoze tuvugana kuva kare. nta kuntu bari ndaze tukabivuga dusubira mu rugo cyangwa tukabiganira mu rugo. Oya Ganza numva Ganza ndagukunda. Ganza ndagukunda pe kandi umutima wanjye wose.